Jose Chameleone. Yes, Papa. I was saying that you're now more than a legend, you are an icon of the East African music. MashaAllah. Looking at your two brothers here, you're sitting between them. You learned that there is a press conference about their countryside tour, summer tour. You said, though that I came here without knowing about their program, they are my younger brothers. I have to pay them that respect. What is your message as an expert, as someone who knows what music industry is all about, not only in the region but all over the world? When you see your younger brothers organizing something like this, what kind of feelings do you have now as you are sitting between them? Thank you. Yeah. Thank you so much. Tuvugane mu Cyongereza, tuvugane mu Kinyarwanda gace ariko tuvugane mu Kiswahili nibyo? Yego. Okay. First and foremost, I want to thank my brother the Ben, asante sana kwa kupeperusha bendera, for flying the flag of Rwanda. I want to thank Bruce Melody. But I want to thank the Almighty God. I want to thank the Almighty God. Niongee Kiswahili, niongee Kiingereza? Kiingereza, Kiswahili? Mix. Au mtanipa muda niongee Kiingereza na Kiswahili? Sawa? Okay, merci. Kwanza, I want to thank God for such a beautiful day. I am a legend, yes, but I'm a supporter to the Ben. Makofi kwake the Ben tafadhali. And I'm a big supporter to Bruce Melody. I am a very big supporter of Rwanda music. Yes, Rwanda music to the world. Rwanda music to the world. Kwa hiyo, I'm very happy that Mutsij has managed to bring the band and Bruce Melody pamoja for the courtesy of Rwanda music. Thank you so much, Mutsij. Okay. My message. Ujumbe wangu kutoka kwangu kwenda kwa Ben na Bruce Melody. Tofauti tunatofautiana, lakini sisi wote tunatoka Afrika. Baada ya Afrika sisi wote tunatoka Rwanda. Nyie wote mnatoka Rwanda. Hiyo mambo ya kutofautiana kimuziki sio nzuri. Nyie mnapeperusha bendera moja ya Rwanda. I am a fan to the Big Ben. I am a fan to the Big Ben. I am a big fan of Alright, so ndagira ngo mumfashe muri aka kanya tubanza twakira umushyitsi wacu dufite uyu munsi waje gushyigikira iki gikorwa. All the way from Uganda, the king himself, one of the best, bamwita Jose Chameleone. Jose Chameleone. Amashimwe kuri Jose Chameleone. King himself. Arahari abakurikiye ku gihe culture muri kumubona bamwita Dr. Jose Chameleone. The king himself is in the building. Thank you so much, sir. Where bari kwija? Hey. Alright, amashimwe cyane kuri Jose Chameleone, amashimwe cyane. Iyo ngiyo ndashaka kuyumva yo. Kapite bashira. Uyu ni uwacu. Nishimye cyane, nishimiye kubona mungana gutya. Ni iby'agaciro kanini kugira abantu nkamwe. Ikindi turi hano kugira ngo
tuganire tunabereke uko iki gikorwa mu by'ukuri giteye. Murakoze cyane. Murakoze cyane, amashyi menshi kuri Bruce Melody. N'umuhanzi nawe ukomeye mu Rwanda ndetse no mu karere, abimazemo igihe kinini, imyaka 20 isaga, na n'ubu aracyaririmba agahogoza tukanyurwa, akaba azafatanya na Bruce Melody mu kudususurutsa mu nguni zitandukanye z'igihugu muri uyu mwaka. Reka dufate akanya rero maze mpamagare muri ibi byicaro Mr. Tiger The Ben. What's up? Ben, wiriwe na mahoro gaho nawe fata iminota maze usuhuze iyi mbaga yitabiriye iyi gahunda nziza badutegura. How you guys doing? How you guys doing? Mumeze mute? Listen, turi hano kugira ngo tubabwire gahunda dufite iri imbere. Ndabona mumenye ko tubashira kutete ku mutima umugoroba uri very special for all of you. Thank you so much. Ego murakoze. Nitwa Irene Murindahabi, ni umunyamakuru wa MI. Ikibazo cya mbere ndakibaza The Ben. Ubushize ubwo wateguraga igitaramo cyabaye ku itariki ya mbere, cyari igitaramo cyiza ariko mu bijyanye n'imiziki ahubwo ufite n'indirimbo nshyashya wayabafana. Ubu ngubu ugiye mu bitaramo bine bizenguruka igihugu nta ndirimbo nshyashya, uri kwivugaho iki? Icya kabiri ndakibaza Bruce, kuki udafata akanya ushimire The Ben waguhaye igitekerezo ugiye kubyaza amafaranga menshi? Urakoze. So, ndagira ngo usubize Irene, kandi Irene, congratulations to you, ngira ngo afite n'ubukuru bw'izindi imbere. So, Irene, ngira amahirwe nibaza ko abandi bahanzi wenda benshi batagira. Pirate nta kontorera abo bantu gakeya. So, igikurikira ndashaka kugira ngo ngire abanyarwanda muri rusange apana abafana ba The Ben ko next week turasohora indirimbo yitwa Inshallah. Indirimbo nziza cyane ndayibatuye. It's a beautiful song. Ndumva suje na Irene muri ubwo buryo. Thank you so much. Murakoze cyane Bruce. Yarambashije ngo kubera iki ntashimira The Ben, wanyeretse inzira ngiye kubyaza amafaranga menshi, ariko we kuki atigeze yumva ko namushimiye karahubwo, kuko ibyo bintu nabinyuzemo kare sinzi aho yari ari, murabura bamwegereye. Namushimiye kare, namushimiye cyane, kandi ibi turi gukora n'ubufatanye ntabwo yari kuba ari hano atabizi ko nishimiye ibyo bintu. Murakoze cyane abahanzi bacu. Ubwo nari mpagaze ahangaha Bruce ndetse na The Ben, nararanganyije amaso, mwihangane bavandimwe, nararanganyije amaso mbona Kenny hano, nibuka 1:55 AM. The Ben nabonye Fiacre, nabonye Muyoboke. Aba ni abantu behind the scene, inshuro nyinshi batagaragara. Aba ni abantu babafasha gutera imbere, ariko ibyo bikananjyana bikanyereka ko iyi stage turiho aba babikoze bose, abo muzaserukana mu ntara, birumvikana ko mufite abafatanyabikorwa, birumvikana ko mufite ababari inyuma aribo babegereza abafana banyu bagatuma mugera kuri ibi byiza. Umuziki wacu iyo tuganiriye namwe, uruganda rw'ubuhanzi rwacu, mukunze kuvuga ko mwifuza nk'abo benshi, mwifuza ababashisha gukora ibirenze ibi.
muhora mufite inyota yo gukora ibi. Duhereye ku rugero rw'abo dufite aha ngaha, ni mufate izo mikoro zanyu muzikoreshe mutera inyota n'abandi, kugira ngo uretse namwe mube mwabona n'abandi bafasha kuzamura uruganda rwanyu. Bibafasha iki? Bibageza kuki? murakoze cyane. Ibi bikorwa byose mubona hano byakozwe n'ama ekipe yombi, ntabwo byari kuba bimeze gutya cyangwa bisa gutya iyo tutaba dufite izi ngufu zituri inyuma. 155 Whatwave Adland mwakoze akazi gakomeye cyane, ariko nanone dufitemo mwakibonye ikirangantego cya Mitsing nk'umuterankunga mukuru wa event. So twishimiye cyane kugendana na Mitsing, kandi hari n'abandi nuko igihe cyo kubagaragaza kitaragera, gusa turashaka n'abandi kuko ni umwanya mwiza wo kugaragaza ibikorwa byanyu, mukabigaragaza imbere y'abakunzi bacu. Murabibona uko press conference yacu ingana, ntabwo ari concert, ntabwo ari igitaramo cyabaye aha, no kuriviringa uko ibitaramo tuzakora bizaba bisa. Rero turabakeneye, muze muri benshi, twungikanye amaboko, twongere imbaraga. Murakoze cyane. Ben, turi kuri iyo touch, turi kuri that business touch, cyangwa se icyo gice cyabo mukeneye. Interuro ya nyuma mu gitaramo cyawe uheruka na Bruce Melody muri BK Arena, wasabaga abanyarwanda kubatiza amaboko, I quote you, iki kintu tukakigeza kure hashoboka. Icyo kintu wavugaga n'uyu muziki, uretse abangaba Bruce amaze kutubwira n'abandi nkabo, reka yewe na leta yacu dukunda, mudutegerejeho iki? Dukora iki kugira ngo icyo kintu kigeze ku rwego mpuzamahanga mucyambutse nk'uko ubwo butumwa ari wabutanze icyo gihe? Urakoze cyane Jado, nibaza ko ibyinshi biri mu buryo mwiza. Yego. Icya mbere Bruce yakigarutseho no kuba dufite igihugu gifite umutekano, igihugu cyiza gifite isuku, dufite byinshi turata igihugu. Nanibaza ko igihe kigeze ibintu twirata igihugu byose hiyongeramo ko Rwanda has the best music. Ukumva nibaza ko no mu rugo mwiza. To answer your question directly, nibaza ko byinshi biri igihugu kituri inyuma, igihugu kiradukunda, abayobozi badushyigikiye, dufite umutekano, duhabwa icyo dukeneye. So nibaza ko mu by'ukuri byinshi biri ku murongo, igisigaye ahubwo twe dukore icyo dusabwa, and the rest will just say. Amashyi menshi cyane kuri aba bahanzi bacu. Mwihangane, hasigaye ibibazo bibiri gusa tugasoza. Ngaho mwihangane. Bruce, Yes. na Ben, ikindi mwatumenyereje nuko mu bitaramo byanyu, mu kazi kanyu ka minsi yose, muri abantu mukorana na bagenzi banyu, muri abantu cyane cyane abato, mukunda kubaha umwanya n'urubuga rwo kugaragaza impano zabo, muri abantu mukunda gufata ukuboko barumuna banyu, bashiki banyu, mukabazamura. Babahanze amaso muri ibi bitaramo mugiye kuzenguruka hirya no hino mu gihugu. Tubategereza ko muri ibi bitaramo igihe tuzaba twaserukanye namwe